nshuti bene data, koga ni ingenzi mu buzima kuko bitera ubuzima bwiza. Bamwe bavuga koga, abandi bakavuga kwiyuhagira, ndetse biterwa n'ijambo wakoresheje. Haleluya, Imana ishimwe. Hari ahantu nigeze kuba, icyo gihe bogaga 3 ku munsi. Ubwo nanjye mpageze binsaba nyine kujya noga 3 ku munsi, ko twogaga mu gitondo, twoga saa sita, tukoga na nimugoroba. Ndetse iyo wabaga wakoze akarimo gatuma ugira icyuya, byasabwaga ko uhita ujya muri dushe ukajya koga. Imana ibaho umugisha. Koga rero bikuraho imyanda y'umubiri. Noneho ugafata amazi ukiyuhagira, hanyuma ugasa neza. Haleluya. Iyo ugiye koga ukoresha amazi, ugakoresha isabune. Haleluya, Imana ishimwe. Byaba na ngombwa warangiza ukisiga utuvuta. Imana nibahe umugisha. Haleluya. None ibyo ngibyo bigatuma ugira ubuzima bwiza. Imana ishimwe kandi Imana habwe icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cya mbere, ku murongo wa 16. Yaranditse ngo, mwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu, bive imbere yanjye, mureke gukora nabi. Haleluya, Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana hano riratubwiye ngo twiyuhagire. Haleluya, twiyuhagire, twiboneze, tureke gukora nabi. Haleluya, Imana ishimwe. Muri ubu buzima, mu buryo bw'umwuka tugomba kwiyuhagira. Haleluya. Imana irashaka yuko twiyuhagira, tukiyuhagiraho imyanda. Haleluya. Iyo myanda Uwiteka avuga ni imyanda y'ibyaha. Bene data, uribaza ute se nakwiyuhagira ibyaha gute? Ibyaha se umuntu ashobora kubyiyuhagira? Ibyaha se wafata amazi ukabyiyuhagira? Haleluya. Muri aka kanya rero Imana irashaka yuko twiyuhagira, tugakuraho imyanda y'ibyaha, hanyuma tukiga gukora neza. Imana ishimwe. Dore uburyo biyuhagira. Kwiyuhagira mu buryo bw'umwuka, umukristo wese agomba kwiyuhagira. Akiyuhagira akoresheje amaraso y'umwana w'Imana. Ushaka kuvuga uti se amaraso y'umwana w'Imana nayakura hehe? Bene data, ibyo bisaba kwizera. Haleluya. Yesu Kristo umwami wacu yaradupfiriye, atumenera amaraso kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iyo wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, haleluya, ukizera ko yakupfiriye, haleluya, haleluya, wizera imbaraga ziri mu maraso ye ko zibasha kukweza. Haleluya, Imana ishimwe. Buriya rero bene data, kwezwa, ijambo ry'Imana rivuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Umuntu rero utariyuhagiye mu maraso ya ntama, mu maraso y'umwana w'Imana Yesu Kristo, uwo ngo ntazinjira mu bwami bw'ijuru. Uwo ngo nta kintu na kimwe ahuriyeho n'Imana. Ariko uwizera ayo maraso akezwa muri yo, haleluya, uwo ni uzabana n'Imana. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ngo mwiyuhagire rero, mwiyuhagire. Haleluya. Iyo umuntu amaze kwiyuhagira agasa neza, noneho ashobora kujya kubonana n'abantu bakomeye. Imana ishimwe. Ni nuko rero iyo umuntu amaze kwezwa mu maraso ya Yesu Kristo, nibwo arushaho kwegerana n'Imana, Imana ikamwishimira. Haleluya. Burya rero nujya gusenga, igice cya mbere uzakora, uzabanze wiyuhagire mu maraso ya Yesu Kristo. Haleluya. Numara kwiyuhagira wasabye Imana imbabazi. Haleluya. Wiyuhagira usaba Imana imbabazi, hanyuma ukayaturira ibyaha wakoze byose,
wamara kubyatura ugasaba umwami Imana akakwejesha amaraso y'umwana we, haleluya, ukizera ya maraso ko abasha kukweza, haleluya, hanyuma wamara kwezwa ukabona ugasaba icyo ushaka ku Mana, kubera yuko haleluya ahantu hari Imana biba bisaba kugira ngo wezwe. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro, haleluya. Muri iyi minsi mperutse kurota inzozi, mbona amabuye atatu. Noneho maze kubona amabuye atatu, ayo mabuye aza kwiteranya, hanyuma avamo umumarayika w'Imana. Noneho uwo marayika w'Imana arambwira ngo uzagenda umbwirira abantu banjye, hanyuma ubambwirire ngo bezwe by'ukuri, kuko ibihe biri imbere bigoye, ibihe biri imbere bitoroshye, haleluya. Bene data rero mugire umwete wo kwezwa, kuko n'Imana ubwayo irashaka yuko mwezwa, haleluya, irashaka yuko mwezwa mukava mu bibi, hanyuma mugakora ibyiza, hanyuma Imana ikabagirira ibambe rwose. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Kwezwa rero, haleluya, umuntu wejejwe niwe uzajya mu ijuru, niwe Yesu Kristo navuze Imana niwe uzayumva, kubera ko yejejwe. Kandi haleluya, haleluya, Paulo yarabivuze neza, aravuga ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, aho dutegereje ko umukiza wacu Yesu azava. Nuko aravuga ngo ufite ibyo byiringiro byo kuzabona umwami Yesu niyiboneze nkuko nawe aboneye, haleluya. Kugira ngo rero uzabona umwami Yesu birasaba kwiboneza, haleluya. Iboneze nshuti mwene data, iboneze uve mu byaha, izere umwami Yesu akweze, izere agakiza ku mwami Yesu, haleluya. Izere ko Yesu Kristo yagupfiriye, izere ko Yesu Kristo ari wowe wenyine ubasha kukweza, haleluya. Umuririmbyi yararimbye ngo nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu bo mu ijuru, keretse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, ese imyambaro ya wirera. Mwene data uteze amatwi buno butumwa, Yesu Kristo aragukunda, Yesu Kristo aragushaka, Yesu Kristo yifuza kukweza, haleluya. Icyo usabwa ni ukumwizera, ukamwakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, haleluya. Arakubabarira, arakugirira ibambe. Erega aravuga ngo mwese abarushya n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura, haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Yesu aragukunda, Yesu aragushaka, arashaka kukugirira ibambe, arashaka kukugirira neza, arashaka kukubohora. Iyo mitwaro yose wikoreye, ako gahinda wikoreye, ibyo bibazo ufite, Yesu arashaka kukubera igisubizo, arashaka kukugirira ibambe. Icyo agusaba ni ukumwakira, ukamwemerera agatura mu mutima wawe. Erega iyo myanda Yesu ashaka kukweza ni imyanda iri mu mutima, kuko mu mutima niho ibyaha bituruka, mu mutima nirwo rusengero rw'Imana. Yesu rero arashaka kugira ngo wezwe umutima. Imana ishimwe. Hanyuma numara kwezwa azature mu mutima wawe, abazabane nawe none n'ibihe bidashira. None rero mwene data wumvishe buno butumwa, ntiwibagirwe gukora subscribe, ndagusabye ntiwibagirwe gukora subscribe, ntiwibagirwe no kumpa igitekerezo, haleluya. Ukomentinge, umpe igitekerezo, hanyuma ibyo ngibyo Imana irabiguhera umugisha, haleluya. Nunabishaka umfashe, hanyuma
usharinge muri groupe ya WhatsApp, muri groupe za WhatsApp urimo, ndetse no kuri Facebook, hanyuma ubutumwa bw'Imana bugere kure. Imana irakumpera umugisha, kandi turaba dufatanyije umugisha wo kogeza ubutumwa bwiza bw'amahoro. Imana niguha umugisha. Bye.